n'uyu musore bita Eria Kategea. Eria Kategea ingingo tiharere rwose ayituganiriza. Hari inkuru zanditswe n'ibitangazamakuru media outlets hano mu Rwanda. Harimo nk'inyarwanda bamaze kwandika ko transfer yarangiye, APRFC yamaze gusinyisha Kategea, ariko amakuru y'imvaho ava mu makipe yombi ndetse no muri agency y'umukinnyi bavuga ko atarasinya, hari bitarakemuka neza. Umukuru ibintu by'uyu musore rero biteye. Uyu musore muto cyane Kategea yakuriye mu Ntare. Intare murabizi ko nayo ni ikipe y'ingabo z'igihugu. Intare rero abenshi banafata nka Academy ya APR, ni ikipe ikina mu cyiciro cya kabiri igatozwa na Rubona. Uyu mwana uvuka Matimba Nyagatare, Ruvuyanga, ubwo urumva ko ni hafi iwabo cyane, ni hafi ya za Nyabwishwa twese. Tuvuga umurenge umwe Rika Rubona ni ugitwaza Ntare cyangwa ni Rudifu? Ni Rudifu. Noneho icyo gihe umusore ari mu Ntare ntabwo yumvikanaga neza n'umutoza we. Hari ukuntu umukinnyi akeneye iminota yo gukina, umutoza wenda akabona aracyari muto se, cyangwa se akabona ntanayimerita, akabona nyine ntabwo umukinnyi wakumva ntabwo ahabwa umwanya ukwiye, ariko n'umutoza akabona nyine ibyo amuhana ibyo akwiye kubabona. Umusore yafashe umwanzuro aravuga ati njyewe ntabwo nishimye, nta nubwo ndi kubona uko nkinishwa bihagije, kandi mbona mfite impano idasanzwe, ntabwo nkwiye kuguma hano. Aganira n'umuryango we ababwira uko situation imeze, baravuga ati reka tugufashe. Ubwo urumva impamvu agomba kubibabwira, ni umwana ukiri munsi y'imyaka 18, yari muto cyane. Famiye ifasha umusore ajya i Bugande mu ikipe ya Proline muyibuke, ni ikipe yagiye ikora abakinnyi benshi batandukanye, hari n'abadufashije muri cya gikombe cya Afrika cy'abatarengeje 17 bari baravuye muri Proline na Andrew Butera. Yagiye Proline cyokora ntiyatinzeyo, ntibyagenze neza, ahita agaruka mu Rwanda. Agarutse rero mu Rwanda, hari umwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cyacu ufitanye isano n'uyu mwana Kategea. Akaba yaramubonye akina, abona ko ari umwana ufite impano idasanzwe. Mu minota mike yamubonye mu Ntare. Yaganiriye na perezida wa Mukura amubwira ko bashaka abakinnyi b'abanyarwanda bakiri bato. Mukura ifite na benshi cyane, n'abari 3 cyane, n'abandi umutoza ukunda abakinnyi bakiri bato, ukunda kuzamura abana. Professor Afamia Lotfi aramuryohera cyane, arakubwira ati nimubishobora munshakira abana njyewe abakinnyi bakuru yego simbanze bumva bakeneye kwiga, ariko munzanira abana benshi, ngira abana nitoriza. Arabwira ati hari umwana wakinnyeho mu Ntare no muri Proline witwa Kategea, ni umwana nzi, mwamugerageza mukareba, maybe hari icyavamo, ashobora kuba umukinnyi mwiza, cyangwa se dufata namushimye, nta kibazo mwamureka. Yaramufashe akora imyitozo, dufatanga rekomandasiyo ko bamusinyisha umwaka umwe ngo abanza murebe. Ati mumuhese zimwe murebe. Umwana esinye si zimwe muri Mukura. Imikino 8 isoza icyiciro cya mbere cyangwa se fazari, Kategea yatsinzemo ibitego 6 umukino 8. Yatsinze 3 atanga assist 3. Yagize uruhare mu bitego 6. No ibyo bitego 3 yabitsinze mu mikino 2. Yego, yatsinze ibitego 3 atanga assist 3. Yagize uruhare mu bitego 6. Nibyo nakoze Lorenzo. Kategea Mukura yahise ibona ko ifite imari itari yaramenye ubushobozi bwayo, ariko babikora deja. Murabizi ko abakinnyi mu Rwanda beza bato ni bake, deja amakipe yari yamaze kumutera imboni, bose bavuga ati niba akora ibintu bingana gutya afite imyaka mikeya 18, uyu mwana ijya azagira 23-25, hari ubwo azaba akina umupira ku ruhe rwego, azaba ari igitanga. Usubize inyuma gato, ngo akiza umutoza Lotfi ngo ntabwo ahise abona ubwiza bwe. Urumva ntiyaraza haturutse,
yabanje kumupinga cyane ndetse aramwicaza ariko nyuma y'imikino mike yagiye gusaba imbabazi perezida wa Mukura aravuga ati mbabarira n'ubwa mbere nakora ikosa nkibeshya ku umukinnyi mwiza kuri urwego simbibone hakiri kare ngo yabisaba imbabazi perezida aravuga ngo n'ubwa mbere bimbayeho nabona tarasimbite mbona ko ari tara icyabaye rero nyuma yo gusaba imbabazi nta kindi byari guhindura n'ubundi umwana yari asigaje hafi amezi 6 gusa kuko yasinye umwaka icyabaye ikipe ya APR n'ubundi umwana yarerewe mu ntare asa naho ari uwayo niyo ya mbere yavuze iti akwiye kuza mu bandi bana akaza muri Epiara. APR yahise ivugisha Mukura dukeneye Kategea. Mukura sinzwe nabivuga ibura ubundi buryo yahangana na APR mu buryo bwo kwigora kuko nta mbaraga ifite ziyirengera kuko mezi 6 ari imbere umwana azaba ashoje amasezerano nibanga kumugurisha bazisanga n'ubundi yagendeye ubuntu. Icyo bakoze babwiye APR bati ni mudoye miliyoni 10 mudoye miliyoni 10 imbumbe z'abanyarwanda umukinnyi abo wanyu ubwo mugura amezi 6 yego. APR iti nitubaha 10 signing on fee amafaranga ye kuko umwana waguzwe agomba guhabwa amafaranga ntabwo ubwo amafaranga ajye muri equipe gusa we agenda imbokoboko cyangwa maramasa agomba kugira ikintu abona. APR iti ku mezi 6 ntwa miliyoni 10 murafata amafaranga mu muhe kuko icyo gihe muramuduhenze ntitwaga umukinnyi usigaje amezi 6 miliyoni 10 ngo twongere turagere kandi amafaranga yo kumuhereza yuko twamusinyishije ahubwo izo miliyoni 10 keretse niba muvuga ko tuziba ariko mugomba no kumuhereza amafaranga yuko yasinye ya APR. Donc niba mupasura ntamutware 6 agatwarenye ntamutware agatware 6 namwe izo 10 zibe zikemuye ikibazo cyanyu mufata amafaranga y'equipe naye avemo mukurita ayo mafaranga yaba ari make nago twapasura nago twagabana ni 10 zacu umukinnyi mukamwihera ku ruhande. Aho rero hajemo akantu kagoranyemo ukuntu ku ruhande rwa APR abantu amafaranga arenze neza iyo umukinnyi umuguze hari icyo bita signing on fee hari amafaranga umuha yo kugira ngo asinya gusinyira umukinnyi wawe ntabwo wishyura equipe gusa cyane. Mukura rero muri miliyoni 10 iravuga ngo oya aratwaka 5 ntabwo tubyemera ntacyo twatubonye mu gihe 10 mwe mu mwihe salary mwamaze kumvikana 600 byo kumuhemba ku kwezi ariko munamuhe signing on fee kugira ngo izi miliyoni 10 zibizacu. Aho rero niho hakirimo ikibazo ko APR nayo igomba kumanaginga gusa igihe hari ibiganiro birarimbanyije wakwifuza kumenya ngo ninde uri kuganira nande. APR FC ibyo yifuza gukora cyangwa message yayo irayicisha muri agent wa Kategea na Mukura ibyo ishaka gukora ikabicisha muri agent wa Kategea nicyo mu agent abamaze akaba ikiraro gihuza ama equipe yombi nubwo bitaboroza yuko ama equipe yajyana ibiganiro bita tete à tete bakaba bamwita major muri RDF Meron Rugazora akaba ari umudamu utwara indege z'intambara muri RDF umupilote w'indege z'intambara wari mushiki wa Kategea akaba na ajawe ni mushiki wa Kategea umwana w'Inyagatare ariko z'abahungu indege z'intambara ahubwo indege za gisirikare aya ni iz'intambara igisirikare se ubundi kiba kitwaye indege zo ku indege zo ku butaka se zibaho oya twibaze na nk'izindi ndege none se igisirikare kigira indege zitwara ibicuruzwa kigira karibu hari indege wabonye igisirikare cy'abafite amadodo okay hari n'izindi wenda ashobora gutwara nk'abayobozi n'iki ariko atwara indege akaba ari umupilote Rugazora Meron ni agenti akaba na mushiki wa Kategea ubwo agomba kureba ukuntu ahuze ama equipe yombi yaba APR na Mukura bakagera aho bahurira. Ikizwi cyo Kategea aravuga ati nge ndi tayari cyane murangize mumbwire nzi iyo umukinnyi amaze kwemera salary biba byarangiye
timurangiza kabisa ngiye kubwira nze muri APR ngiye kumvikana n'ikipe agiye bigiye kurangira. Ikindi APR ni ikipe igigira uburyo iyo ikeneye umukinnyi cyane ntabwo ikunze kugorana, ishobora no kubwira mukuru iti okay turabyumva ko mufite wenda ibibazo by'amafaranga, let's do this, tugiye kubaho miliyoni 7 umukinnyi tumuhe 5 hanyuma ubwo zibe 12 hanyuma umusore bakamubwira ati ngwino. APR uko biri kose ubwo yagize kwifuza umukinnyi amahirwe yo kumubona ni menshi ngayo nguko. Umukinnyi ukiri muto y'imyaka 17 APR ifite experience itari nziza mu bakinnyi bakiri bato igura mu yandi makipe, sinitumize transfer zihutiyeho. Urumva umukinnyi utarakora saison yose nibura mu cyiciro cya mbere muri equipe iri ku rwego rwe, ifite experience mbi ku bakinnyi nk'aba. Abakinnyi benshi yagiye igura ari batoya bakuye mu yandi makipe ntabwo bakunze kugenda bayihira. Nibuka transfer y'umujene witwa Fabio Nkundimana barwaniye na Rayon Sport ku munota wa nyuma APR ikamubona. Rayon Sport muri ko yatanga miliyoni 5, APR izanamo miliyoni 10 kuri pressure. Umujene yaje muri APR ntigeze na rimwe ajya no kuri Fedomash kugeza yamutirije muri equipe ya Marine FC. N'abandi bakinnyi bakiri bato APR igenda ikura mu yandi makipe ntabwo bagira experience nziza. Abakinnyi b'abanyarwanda bakiri bato noneho nk'abazamukiye muri academy ya APR bagira inzozi zo gukinira APR bigendanye no kwa APR treating abakinnyi uburyo babaho imibereho yabo n'ibindi muri rusange, bagira izo nzozi ariko bagira amakenshi ntibigende neza. Ku myaka 17 no kumwifuriza amahirwe uyu musore ariko agiye mu rugamba rugoye cyane. Ne equipe ya APR igira abakinnyi benshi b'abanyarwanda bahanganiye umwanya, navuga imyanya ijya kuba ko sinekeza ko nubwo APR idafite nimero 10 wanyawe mwiza, sinekeza ko ari umukinnyi wa just straight muri 11 ba APR. biragoye kimwe byo tuvuga APR nyine aho ikeneye abakinnyi ni muri playmaking. APR ni bivuga se kubura playmaking kandi akabaje kutajya ushobora kuvuga ati yarekuye Jabe ajya muri Mukuru. Buriya nubwo idafite umukinnyi w'umuplaymaker donc nimero 10, mwibuke ko Thierry Froge yari yaramaze kwistablishinga cyangwa se kwinjiza neza kuri nimero 10 witwa Nibizi Ramazan, yaravunitse ariko amakuru nuko Ramazan ari hafi kugaruka. Ku mukinnyi w'imyaka 17 ni coach Hassan ukunda kubivuga, yego ni umukinnyi ukeneye gukomeza amaguru, donc ukeneye cyo bita game time, imikino myinshi. Iyo adakinnye asubira inyuma, eske azabona umwanya wo gukina muri equipe ya PRFC? Ese si byari byiza maybe equipe ya Mukura imugumana nk'imyaka 2 nibura akagira imyaka 20 kuko 17 umwana muto ni muto cyane. Akororengera ari ikintu byaterwa na tara. Ibyo kuvuga ngo uyu mukinnyi ngaho kugira ngo ahite ajya muri ikipe ngo yamusimbutse uzi ko hari igero noneho atayijyamo bikamwica. Reka nk'urugero fata umuntu bita Nyarugabo Moise yavuye muri Mukura APR imushaka, noneho abantu mu gihe inama n'ugatari ko rero APR ni ikipe ya pressure ikeneye ibikombe cyamura Kigali ho gato nk'umwaka umwe, noneho ngo gaining experience uzajya muri APR wenda sizikurikiyeho nasezimwe kuyimara muri Mukura abanza mu byaramunani. Biterwa na taraye. Hari abakinnyi badasanzwe ku myaka mito, ingero zirahari no ku isi. Ntago byasabye imyaka myinshi kugira ngo tubone ko Mbappé ari umuntu udasanzwe. Yari yamaze baza yiremera bari mu matero. Baza yiremera niwe uri kubavuga abasore ba Gaviza Barcelona zagiye zizamura abantu. Wenda turi Buraya abantu bashaka kuba ati ibyo ntibihura no mu Rwanda, ariko umwana umwe bakiye mu academy k'Intare agaca muri Pro Line. Wenda icyo kuvuga ngo yakwizera wenda kuba regular starter bishaka kugorana. Ubwo bangira nuko nubwo APR yamugura ubu ngubu mu kwezi kwa 6 niba ifite tike yo gusohoka izisanga n'ubundi ushaka kujya ku isoko ryo kugura undi mukinnyi ukomeye imuguriye undi mukinnyi. Wenda ugasanga hari Barafinda, hari Obaka, uyu mwana aje basanga aho ngaho, hari Apamu bahise bagura n'undi muhinga ukomeye ugasanga baye nka 5 bagomba kurwanira imyanya 2 maybe umwanya wo gukina ukabura. Ariko njye ahubwo numva igishoboka ari iki, urashobora kumuzana aho bwa amezi 6, why not ukamwishyura ukamuzana, wabona atari yagera kuri level wifuza yuko yaba ariho kugira ngo agukinire kuko amusinyishije igihe runaka wenda swati imyaka 2 cyangwa 3 ukavuga ati okay reka njyewe kuko mbona nzagukenera mu gihe kiri imbere
ngutize nagutiza Marine nagutiza Mukura nagutiza hehe ugenda ukina uri pose muri equipe ya Maganita ya pressure cyane ubona umwanya uhagije wo gukina nyuma y'imyaka 2 wenda abo bapamu bagiye fato wenda abo munyamahanga undi baguze wenda atameze neza cyangwa se forme zaje kuri bari abanyarwanda cyangwa se no ari kuri level yo guhangana nabyo birashoboka niyo baba hari kubona yamaze kwa Miri yabaye umukinnyi uri kuri calibre yo kugira icyagufasha ukamugarura ikintu utazakora nk'ikosa n'abatoza b'Iburayi barabikubwira benshi no kubona tala ukizubaza ngo reka mbe mwiretse ngo kuyigura ngo maybe ngo nzaba mugura ngo yabaye ngo yamenyereye ushobora kuba wicaye hano ukajya kubona ukabona haje nk'aka equipe k'Iburayi mu giciro runaka bagashyira nk'uturushanwa hari ibintu bijya biza by'uturushanwa ukabona ahantu nk'akarushanwa umwana agiyemo arakini hakaza nk'umuhaje akavuga ati njyara umwana nabonye inyarugenge akavuga ati uyu mwana izamukire bakabara mu kujyana cyangwa se ukaba uri mu kuzubara gutyo Rayon Sport ikavuga iti twebwe kuri couloir wenda runaka uyu mwana yadufasha reka tumuzane haba hangana na Barsene mu basatira imbere gatoya kuri couloir runaka ukabona baramujyanye ikintu cyitwa tala ntabwo gikinisha wamugura akaba wawe ibyo kumukinisha no kumenya aho abari ibyo ni ntoza ya kabiri kumumanaginga uramumanaginga uzi ko atagupfira ubusa abatoza y'Iburayi benshi buri wese agenda agira story y'umukinnyi ngo yagiye abona akavuga ngo reka nihigi umuntu witwa Ronaldinho Gaucho yaje OT akora imyitozo baranatembera baranahamwereka Ferguson aramureba arabatariko ya marobe ubucenga arabati mu mwihorera ati nabanza agende mu Faransa tuzaba tureba asubirayo seziyo ngiyo Laporte yatoye kwa president wa Barca ahita mugura ahita agenda hagati ya 2003 Ferguson yanze kumugura na 2006 Ronaldinho yari umukinnyi udasanzwe ku rwego rw'isi yose kandi yagize chance mbere gatoya yuko ajya muri Coupe du Monde bamuguze 2003 muri Barcelona mbere yuko ajya muri Coupe du Monde Eria ya 2000 mani yashoboraga kumugura za 2000 yashobora kumutwara pe barafatanya nabyihorere bawenga barakubwira ati ngiye nabonye Cristiano mbere ya Ferguson ibyo bavuga bya Sporting ngiye naramubonye ariko bati turacyafite Thierry turacyafite Bergkamp nta kibazo ba Pires baraha tuzaba tureba ntukina na tala ibintu abantu ari kwivugisha ngo nta kirimo nta mukinnyi n'umwe ku isi ku myaka mito ataragira ya mibare ikanganye abantu babona ko ari umukinnyi dore indwara abantu bagira nacyo kibazo buriya dukunda kugwamo nk'umutego tugira ngo abantu tubona bakuru bavutse bo ari bakuru abantu baricara ngo ntacyo ngo avuze imbere ya Barafina ariko apere ntage hari muri 2023 gusa izana habe na 2027 none so ari kukubwira Barafina ya 2015 bari kuvuga ko Barafina ari umukinnyi ari muri pepiniere wari batuye umuntu azavamo umuntu akinira ku Kamonyi ntabwo bitekereza we cyureba ni tala ntabwo wicara ngo uvuge ngo nta kintu ngaje gufa siko abakinnyi bose bagurwa ngo bahite baza kuba abakinnyi bakina oya hari abakinnyi bagurwa nk'abantu bazafasha equipe mu gihe kiri imbere ukaba ubizi yuko mu myaka 2-3 uyu mukinnyi za productive afite impano wenda ntibiragira hanginira ariko sinyereka iyo tala kuko noneho kugira ngo ubyumve ngaho mbwira undi mwana utari Eritatu ukina mu basatira ufite imyaka mitoya nk'ingi 17 ufite urari rw'ibitego 6 mu mikino bamaze gukina muri fazari kugira ngo wumve uburemere bw'icyo kintu mbwira undi umwe mbwira uti izo statistique nakana karazifite ku myaka 17 nawe arazifite muri champion icyo ni kikwereka ko ni tala icyo rero ni cyo ukeneye ibyo kuyikuza no kuyirera n'ibindi no gukina ushobora no kutamukoresha ukamutiza twabisobanuye iyo ngingo tuyirenge apere nishyura umwana bamutwara yego ngaye ngo rero ngibyo ngira ngo abifuza kumenya ibya Kategea Eria hari na benshi ngo barabaze ko ari umunyamahanga kubera ngo izina sister we Oscar Mudamu no mukobwa